iby'amafaranga byo ntubugire ikibazo kuko urayavukiye mazana yasaziramo ahubwo ikibazo ni iki ngiki Rwakadigi ko yakoze imbere kuri gate Karora akaba yakoze nyuma urumva turi buce hehe ako icyo ni ikibazo ufite none turayitanga iki ibintu byose uriye urabiruka akantu kose ushyize mu kanwa urakaruka ariko muganga yambwiye ngo no muti ngo umuti wiko 38 ngo biraza kugenda neza uzajya urya nta kibazo kandi urakira vuba cyane imiti nayo nshaka karabaye none nese ubwo urabona uri bubeho gute nta miti uri ku manishakira kuryama ibintu byo kuryama ari akontu warembye kandi mu gitondo wari muzima Yana wakora iki koko basa kiranguye Debora kandi nawe ntukarware nk'abana hindukira hano nk'umuti gutya ndaramba nanoze ngaha kira basi Nahise padubaye ikikanje ko kubimbere iki koko iyo ngira ko bibura gushana ngo mbimwe utwiko 38 ndaturangiza oya rwose humura ubu si umuturarura cyane ku buryo wakigira gutyo uziko niyo cyaba ari igikakarubamba wakihangana byihoreresha utabusa bwitumera koko ako reka nkubaza ubu kandi njye urwaye ni wowe urwaye oya ndabizi ko uburwayi buryana ariko ntabwo hagaragaza ko urembye bigeze aho basi akira kandi kayiko Sarafi asaba kutari kuvuga bitavye kutari kumvugisha kuko nka urambaza iti muri iki gitondo ko kurandebera umva nawe ubwo rero ngo bigize umuntu w'umunyamasengesho muri gusenga kacitse urahuri yasamiye na makuru ufite ibiki se byabaye kandi mwongeye kurwanira muri doro hoya nta cyabaye amahoro arahinda kwa padiri ahubwo uruzi ko padiri yarwaye none ubwo waruje ngo ngufashe iki ako se urasamye ngo ngumfashe iki nese uyobewe ko uyu munsi ugomba kumbwira ka gasore ugize kumbwira ngo tujye kukareba aho nyumvire nawe uraje uvanye umuntu muri mudu umuntu arimo arivugisha pure ifite ibi imuntu ifite amasensha ari masenga ngo uraje ngo ubwo nkubwo wajya umvanaho uburofa nk'ubwo ngubwo ahubwo ari cyo turi kumva padiri yarwaye kandi cyane niba yarwaye uyu munsi uro kujya kugasho yarwaye urabura kujya ku mavi ngo umusenyeri uvuga ati umuyobozi wacu yarwaye ni turi burye biri bugende gute n'aya mafaranga tuzabona ntayo turi bubone uraho ngaho urasamye gusa umuntu bajye mure ku burofa umuntu no kujya kwigirira ibyo ashaka none nawe uri kuvuga ngo none ubwo ngubwo njye urumva kubunesheje amasengesho yanjye umutipe nta mukujyanira nk'ubuntu oya mbabara rwose witondera ndashaka basi hangane kugira ngo bitaza kukurambira oya mase akira ariko hako umuntu mukuru nka yigira nk'umwana koko ngaho reba ibintu uri kwikora se noneho ko umuntu ushaka kuruka ari tubiri ubu nitugera kuri 30 uraba umeze gute nabo natuma tugeraho padakira ariko reka kungora cyangwa umbwire nigendere musige nanjye ubwo sinsize nasigarana nane ko byibuze we witanze ukagomeza ukamba hafi abandi ntazi yo batorongereye koko ngahakira rero ngahakira basa kangaka kandi kamire wumva ibyari byo se ko mbona uri kwigira nkaho hari mu rusenda nibe n'urusenda ngibyo no biri kunsharirira asharirirwa utwo si dutatu fatana kandi wowe rekera rwose erega padiho umuntu uraza gukira ese ubundi ubwo burwayi wawe utewe n'iki iby'ubwo burwayi subizanye ute wowe wamaye umuti ugakomeza ukamfasha nk'uko witanze koko ukamba hafi kandi kureba ko n'izuba narirambiwe rwose ngo tugende ubwo nanjye nyine urabyumva ikintu uri buze kumva akora kumwe Safi cyabona amafaranga koko none
urumva ntazabaho gute? Naribe nyine ubwo niba utabishaka gusa uyu munsi nari nateguye ko nge nawe tugiye kura kagatipe nyine akaza ariko ubwo niba utabishaka naribe reka nigende. Oya kugira ngo njye wenda nze kukujyana aho ngaho kamanje njye kwirebera ko padiri arwaye ninsanga ari byo ndakujyanayo nta kibazo siko bimeze. Naribe no kureba yarembye no gupfa sawa. Ubundi bamusize muri salo cyangwa ni mu cyumba? Namusize muri salo adakoma no kuvuga igifaransa byamunaniye. Urahora rwarenza gufasha bari mu bapfu bigendera ahubwo no mu ruko nyago ngo turi buze kuyikora aho tugende tukuganireho. Rero mbwira nawe urubibonye nakubwiye koza padiri disa ageze ahantu habi we ni kuri ameze kuri bibona kugira ngo arwaye sida y'imyaka 600. Sida gusa ahubwo wagira ngo afite buri kimwe cyose cy'indwara zibaho ku isi. Disi mugiriye impuhwe nanjye nzigiriye kuko ubu ngubu n'ubundi ndayifite. Urayifite nyese ndi muzima ndayifite kuko ukuntu yatuhinduranyaga nk'uhindura ikarisa cyangwa nk'uhindura ibishyimba ubwo wenda ngiye ndi muzima kuko twese nta muntu hora muri raporo wasi nta kintu bikubwiye ye ntacyo bimbwira ariyakiriye naciye sida mfite mbega sida yahesuwe ako wabonye ukuntu umeze noneho ibaza ukuntu ameze ari umugabo noneho ibaze twebwe ntituzahaza turi abagore ubwo nyine mbese kongere Sarafine subizi nyine sitwabanye twaturanye mabizi nyine n'uyu twabavandimwe ariko birara ntibigukange bizanakira cyane ndakira zarabireke ntabwo yakira we iriya yo nintabaho ariko wenda reka ibyo mwe tubyorere nuko reka kumarira kuko ndumva urumeza ruri kunyica ahubwo reka nta rumeza ariyakiriye abanza kwiyakira nyiryamana nawe kuri uriya muhungu wari uri kumbwira ntagatuye kuri moto tugezeyo ni 500 uri kumva kandi nuko utega tukagenda tukagerayo ni 1000 akayadusubiza ubwo rero turagenda ariko muri ko kugenda nakumuhamagara nta niki bwarambwa ati ngemba mari nabona umwanya uriya mukobwa wanjye uzamuzane njye wazasanga ndisayari tujye tutamubwiye tujye tumubwiho gucyo gusa tutaramubwiye ngo ahora hari urukumva ahora ari ready urukumva rero najya ngo ugene sanga kumwe n'icaranye nibababarire nge subize kunye nifuhira none ubwo urumva njye nawe nshaka iki kindi ku kintu cyose ari buguhereze dore ndi gusa ni ku mafaranga kandi ikindi pasu tukanganya ko nta kintu cyaba kingenza hariya ako shawuransetsa nese kankubaze rega ho nta kintu twapfa uri umuvandimwe wanjye turanakundana gusa ubwo twaba dupfa iki koko ahubwo se mbwiza ukuri arayafite se kubyo twaza kumenya uko tuyajera iby'amafaranga byo n'ubugire kibazo kuko urayavukiye mazana yasaziramo ahubwo ikibazo ni iki ngiki Rwakadigi ko yakoze imbere kuri gate Karora akaba yakoze nyuma urumva turi buce hehe ako icyo ni kibazo ufite none nyine ko mubwira impamvu ngende kubwira nta kibazo ufite haranuze mu cyumba cyacu mfite 500 naramuka bisazije bakisaza umwana mukubita waneke nundike muri byiturize nyine twigumira aho ngaho kwinje mu gipangu padi nawo nagazabimenya subize ko nakunda nguvu none reka manze nkubaze gusohoka birakunze gutaha nabwo turataha dute karwo mbwati nitwinjira tugasanga basaze ndamuhereza umwe waneke nundi waneke bayigurire nguvu suzi ko nakunda nguvu nyine ubwo ngo gutaha turabashukisha ayo mafaranga none ubwo ngo gusohoka turacaye kumva umwe koze imbere ndakaba yakoze inyuma gusohoka gusohoka bimbwire nyine mbwira umupanga ari kuvuva tugenda ntaguza handi inyuma hameze handi twatoboye hasenyutse reka ro duca nyine tugende cyo kurara Rwakadi nako tugende cyo kurara uwo muhungu ayibindi byose ntubigireho ikibazo se buriya hari inyuma byaza kuvamora none se buriya ariko biraza gukunda da ahubwo twebwe tugende umupangu ukiri uyu nguyu umupangu uyu nguyu nuze kuzana ubugorye nuze kuzana byo kuryana ubugorye ariko se ubugorye ubuye nge ntacyo uri bumburane tugende wo gusa tugende ntaribi nuze kuzana ubugorye nta bugorye rega Sarafine waryama kuri iri zuba ukabuzwa n'iki kuremba none se nagira gute manse ko natubaraga mfite na Debora nta mbone yo hanze reka da sinzi aho bagiye nsotse aha hanze hose ndazenguruka mbona nta muntu n'umwe uhari ako se padi
mu by'ukuri koko ubu ngubu urarwaye njye numva nabyizeye. ubyizere ntubyizere muri mwebwe sinzi uwanduze kuko ndarwaye pe